Uzi ko kubera kutarya ubunyobwa ushobora kubyara abana batuzuye? Uyu munsi tugiye kukugezaho akamaro ko kurya ubunyobwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo ni ukurya ubunyobwa ku buryo buhoraho. Kanda subscribe kuri Buhuru Boy TV. Ubunyobwa bubarirwa mu muryango umwe n'ibihingwa nk'amashaza n'ibishyimbo. Nubwo ubunyobwa ku rundi ruhande ari ikinyamavuta, mu gihe ibyo bindi bihingwa bitari ibinyamavuta. Ubunyobwa kandi bushobora kuribwa ari bubisi bukaranze, cyangwa se bugatekwamo igikoma, cyangwa se bakabuteka mu bindi biribwa nk'uko bisobanurwa n'urubuga rwitwa Rionet. Hari kandi amavuta y'ubunyobwa. Aya ngaya akaba ari amwe mu mavuta meza cyane akomoka ku bimera, kandi aya mavuta akaba arinda indwara zigiye zitandukanye, harimo indwara z'umutima nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi butandukanye. Ubushakashatsi bwitwa Inetude Clinique ku bantu bakunda kurya ubunyobwa ku buryo buhoraho bwagaragaje ko bibafasha mu gutuma amaraso yabo atembera neza mu mubiri. Ibyo bigafasha umutima gukora neza, bikanawurinda indwara zitandukanye. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko kurya ubunyobwa ku buryo buhoraho byagabanya ibyago byo kurwara kanseri zimwe na zimwe, kubera phytosterol ziboneka mu bunyobwa. Mu bindi byiza byo kurya ubunyobwa ku buryo buhoraho nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi, ni uko kurya ubunyobwa ku buryo buhoraho bigabanya ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri yitwa diyabete de type numero 2, cyane cyane ku bagore, bitewe n'uko ubunyobwa bukungahaye ku butare bwa magnesium n'ibyitwa fibre. Ibyo byombi bikaba bigira akamaro mu gukumira diyabete. Kurya ubunyobwa kandi ngo bifasha umwijima gukora neza no kugira ubuzima bwiza. Ubunyobwa bwigiramo ubutare na vitamine bitandukanye, harimo ibyitwa zinc, manganese, cuivre, vitamine B1 na B3. Hari kandi vitamine B5 na B6, phosphore, magnesium, vitamine E, potassium, fer, selenium. Ibyo byose bikaba ari ngombwa mu mikorere myiza y'umubiri muri rusange. Ubunyobwa kandi bwigiramo ibyitwa folate cyangwa se vitamine B9. Iyo ngiyo ikaba igira uruhare rukomeye mu iremwa ry'utunyangingo tugiye dutandukanye tw'umubiri w'umuntu, harimo za globule rouge. Iyo vitamine kandi ikaba igira uruhare mu mikorere myiza y'imitsi yo mu mubiri w'umuntu, ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri no komora inguma cyangwa se ibisebe. Kubera ko iyo vitamine B9 cyangwa se B9 iboneka mu bunyobwa, igira uruhare mu iremwa ry'utunyangingo dushya. Kurya urugero rukwiriye rw'ubunyobwa ni byiza ku mugore utwite, kubera ko bishobora kumufasha mu mikurire myiza y'umwana uri mu nda. Urumva ko rero uramutse urya ubunyobwa utwite, cyangwa se umudamu wawe mu gihe atwite, ukajya umugaburira ubunyobwa akenshi cyane gashoboka, urumva ko bishobora kubafasha mukabyara umwana wujuje ubuziranenge. Ndabashimiye cyane, reka dusoreze ahangaha. Niba wabikunze kanda like, ujye no muri comment wandike icyo ushaka ko tuzakugezaho ubutaha. Ndabakunda cyane, gusa icyo wamenya ni uko ibiganiro
bihoraho buri munsi cyane kabisa. Reka mbabwire ngo Om Shanti.